intuze deadline yari twahagije kabisa. Yari twahagije ariko tugize amahirwe. Nicolas akomeje kwinginga, akomeje kwihanganira intege nke zacu nanjye ngo n'uburezi, kandi uburezi arizo ntege nke. Uburezi bwa benshi bakomeje kubyihanganira. Ya deadline bayongereye abantu bari bafite countdown babwira ko basigaje iminsi 2 kugira ngo baruzinge cyangwa se batakaze pi zabo kubera kudakora KYC. Igihe cyongerewe, bongeyeho ukundi kwezi. Deadline yimuriwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12. Ubwo rero gusa ntabwo ari byiza ko utegereza deadline. Basojeho ngo take action now. Ni ugufatirana ugashyira ku murongo ibitariho uyu munsi, kuko ejo bucya bucyana ayandi. Iyo ucukumbuye cyangwa se usesenguye, usanga abantu bareba kure. Iki gihe cy'amezi 6 kiranditse muri road map cyangwa se muri plan d'action cyangwa se mu murongo mugari yari yarihaye kera igitangira. Biranditse muri white paper. Ari white paper ya mbere byari birimo, na white paper ivuguruye ya kabiri birimo. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari ibintu bije gutyo cyangwa se bajugunyaho gutyo, byari bisanzwe biriho. Ubwo rero bakavuga ko iyo deadline ihise ihuzwa n'iriya deadline ya immigration n'ubundi deadline yayo ntihinduka, ni yari 31 z'ukwa 12. ubwo n'abantu bahawe KYC barasabwa kuyuzuza bitarenze ziriya tariki. Ibi byakomeza gushimangira ibyo twagiye tubabwira, kandi na Nicolas arabivuga ko atifuza gutakaza umuntu n'umwe, ariko nanone nta kundi byagenda. Igihe kizagera abakomeje kwinangira uko byagenda kose bazabihomberamo. Gusa reka nongere mbibutsa akantu nigeze mvuga. Abagira ubwoba bumva ibintu bitazacamo cyangwa se batazabona KYC, ni amakuru make yababuze. Kubona KYC ni inshingano za core team, kandi kubona KYC umuntu wa mbere ufitemo inyungu cyangwa se uruhande runini rufitemo inyungu ni uruhande rwa company, core team cyangwa se P network muri rusange. Nigeze mbisobanura ntanga urugero natanze urugero ruvuga ngo uramutse mu murima wawe harimo ikirombe cy'amabuye y'agaciro, ugahamagara abakozi baze bacukure. Mu gucukura harimo ibikorwa byinshi bitandukanye, noneho bagacukura bikageza ubwo
umucanga bawurunda hejuru bakawugeza aho bagomba kuwurunda. Hakaba hasigaye igikorwa bamwe babyita kuyungurura, abandi bakabyita gupenyera. Hakaba hasigaye gupenyera. Imirimo ikomeye cyane iba yakozwe. Ubwo rero nk'uko bosi adashobora kwirengagiza imbaraga zitandukanye, ari imbaraga ziri fizike n'imbaraga z'amafaranga n'izindi, imbaraga zitandukanye zatanzwe kuri uwo mucanga umaze kugeraho hejuru, ntabwo umucanga ashobora kureka kuwupenyera cyangwa se kuwuyungurura n'izo mbaraga yawutayeho. Nk'uko atawuta hejuru aho, uko niko aramutse adatanze KYC ku bantu bamayininze, ukaba ari nko gufata umucanga urimo zahabu ukawujugunya gutyo, ukawusiga gutyo, kandi uratakaje imbaraga nyinshi. Ikindi kandi abasoma neza babona ko ubuzima bw'uyu mushinga bushingiye ku mupiyoniye. Umupiyoniye ni we ntiyavuga ni nka we nani buriya Nicolas cyangwa se kampani ni nk'umutima, bariya ni umutima, noneho natwe tukaba imiyoboro inyuzwamo amaraso kugira ngo sirikirasiyo ibashe kubaho. Ni ukuvuga ngo rero imiyoboro iramutse icitse cyangwa se ikifunga, n'umutima wacika, umutima wahagarara, wagwa muri koma. Imiyoboro igize ikibazo, nyine sirikirasiyo iba ihagaze. Ni ukuvuga ngo rero ni twebwe, nuko biri mu ikoranabuhanga rirenze ubwenge bwacu, ni twebwe urufatiro, turi ingenzi cyane. Kandi ikigaragara ko turi ingenzi ni uko Nicolas yaje kudushaka, kandi akaza kudushaka ataduca kashi, ataduca amafaranga nk'uko andi makampani agenda abisaba. Ni ukuvuga ngo yaje yikwije. Yaje yikwije, icyo ashaka ari ukubyemera. Abasesengura cyane nanone bareba kure, bazi neza ko uyu mushinga umaze kugendaho akayabo kenshi k'amafaranga. N'iyo wareba gusa kuri pu imwe ya maintenance ya sisiteme, umaze kugenda akayabo kenshi cyane k'amafaranga ari kuri Nicolas cyangwa se n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye b'uyu mushinga. Twebwe rero yakomeje kudukuyakuya, akora ibishoboka byose byadufasha kudacika intege, kudacogora. Ibyari birenze ubwenge n'ubushobozi bwacu, ibyo arabikora, adusigira akantu kamwe ko kwizera sisiteme no kujya ukandaho rimwe mu masaha 24. Ubwo rero yarabyohereje kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe uzagira icyo yitwaza, kandi nubwo byoroshye ariko bizagira imbaraga zikomeye, bizagira imbaraga zikomeye cyane, kandi bihamya ndetse n'ibimenyetso birahari. Odiyo ibaye ndende ariko numva ashaka kuvuga kuri apudeti, kandi no kubwira abantu ngo iyo bari bazi ko Nicolas ari we udukeneye kurusha uko twebwe tumukeneye, ari we ukeneye kuduha KYC kurusha uko twebwe tuyikeneye,
ari we ukeneye umusaruro wo muri KYC kurusha uko twebwe tuwukeneye. Ubwo rero rwose abakeneye kubisobanukirwa bacukumbure bacengere neza iby'uyu mushinga, niko bimeze rwose. Ikindi turi bugufi kugera ku musozo, turi bugufi kugera ku cyo twaharaniye. Ikimenyetso kiboneka muri sisiteme ni iyi grace period y'amezi 6 yari yaravuzweho na kera kuva 2019 muri sisiteme yari irimo, n'uyu munsi ugiye wayisangamo bavuga ngo ntabwo pen mainnet izaba hatabayeho grace period yo gufasha abanyantege nkeya. Ni igihe cy'ubuntu, ni igihe cy'imbabazi cyo kugira ngo uwaba yarahuze sisiteme muhwiture yongere abyiteho. Kandekeraho, murakoze, mukomeze mu mayininge kandi ibyiza biri imbere. Nari mvuze ngo tuganire kuri aya ma message cyangwa se aya ma notification akunze kuza igihe tumaze kumayininga. Iyi sisiteme yacu ya pi imaze kuba ubukombe kubera umubare nyamwinshi w'abayitabiriye. Harimo abantu bahisemo kujya bamamarizamo ibikorwa byabo, nk'uko umuntu ashobora kuba afite ibyo akora, akajya kuri radiyo cyangwa se kuri televiziyo akishyura icyo kiguzi yishyuye, rero kikamuhesha ko bamamaza ibye. Uko ni nako bimeze. Aya ma adivati tugenda tubona akenshi iyo tumaze kumayininga, n'ubundi aba ari ay'abantu bishyuye pi ikiguzi runaka kugira ngo bajye bacisha amatangazo y'ibyo bakora ahangaha. Hari na benshi bisa n'ibishitura cyangwa se n'ibishuka bakagira ngo ni serivisi za pi netiwaka. Oya, ni ukuvuga ngo rero hari igihe kigeze kibaho abantu baravuga ngo mbese ibi bintu ko akenshi bisa n'ibitujena, umuntu yabivana muri dashboard gute? Icyo gihe narabyigishije, ariko nyuma nanone nza kumenya ko bidufitiye umumaro. Umumaro nasanze bidufitiye ni uwuhe? Iyi sisiteme dukoresha ba nyirayo buriya bashoye amafaranga menshi ntazi umubare, kandi hakomeza no kugenda hatangwa andi kugira ngo sisiteme irusheho gukomera ndetse no gusugira. Ni ukuvuga ngo rero burya twebwe abapiyoniye ngo twakagombye kuba twishyura amafaranga ya maintenance y'iyi sisiteme. Twakagombye kugira ikiguzi dutanga cyangwa se contribution dutanga ya maintenance y'iyi sisiteme, ariko Nicolas yarabyirengagije kugira ngo hatagira uwo bibera umutwaro. Ahubwo ikiguzi twakagombye gutanga aba bantu bishyura kugira ngo bamamaze ibikorwa byabo hano, amafaranga bishyura niyo yishyurwa
ya maintenance twakagombye twebwe gutanga. Ni ukuvuga ngo muri make nigeze mbabwira ko ari byiza cyane ko ibi bintu bitambuka kuko ni inyungu zacu naho ziherereye. Ariko nanone muri iyi minsi kubera risike cyangwa se n'ingaruka ndi kubibonamo, nari mvuze ngo yenda tubiganire nk'abantu banjye, aka kantu tube twagahagarika. Nitugahagarika twebwe ntabwo rero bivuze ko abapiyoniye bose bo ku isi bagahagaritse. Impamvu ni iyihe? Hari abantu benshi batangiye gutakaza pi zabo kubera amwe mu madivati ari guca aha ngaha. Ngira ngo twese tukazana ku rubuga aho hari aka notification kari kubwira abantu ngo pi iri gutanga airdrop, hari link ukirikaho ugakurikiza procedure. Icyo gihe twiyamye abantu turababwira tuti ahantu uzabona iyi link imeze gutya hose uzirinde gukandamo, uzirinde gukirikamo. Ariko ibyo tuvuga hari ababa babyumvise, hari n'abatabyumva, hari n'abatabyitayeho, umuntu akajya gushiduka byabaye. Hari na benshi bampamagara ati ese ko nabonye mwibi mbigenze n'ibiki byose. Reka mbigishe inzira wacamo uri guhagarika buno butumwa kugira ngo butazajya butuderanja. Inzira wacamo uri guhagarika izi message cyangwa se aya madivati. Nuba uri muri dashboard yawe hariya tumayinengera, kanda hejuru kuri twa star dutatu turi mu nguni ibumoso, ugenda ukirika handitse ngo profile cyangwa se profile, noneho ugende ahajya hasi kuri iyo page ureba hano handitse ngo ads. Ni a nkuru na d na s, ads. Nuhakirika, iyo uhakiritse hahita hazamo ijambo aho kuri ads, imbere yaho hari akantu kameze nk'agakiriseri. Icyo umuntu ashaka ni ukugira ngo ako kantu ushaka kukadezagitiva ushaka kukadezagitiva cyangwa se ko utajya ubona izo message. Iyo karagitive cyangwa se kemeje kugira ngo ujye ubona izo message, kaba kari mu ibara rya oranje. Iyo ukiritse mu ibara rya oranje hahita haza amagambo abiri, ijambo ryo hejuru riri gusa ryanditseho aho bagusaba ko bakubaza niba wemera ko bikomeza uko bisanzwe. Hari n'irindi ryo hepfo handitse ngo disable for 2 weeks, disable for 2 weeks. Iyo ukiritseho rero ugakirika kuri disable for 2 weeks, ni ukuvuga ngo icyo gihe ariya makominike cyangwa se ariya madivati ubu yahagaritse ibyumweru 2. Ibyuma y'umayininga ntabwo byongera kuza. Ibyo byumweru 2 byazashira, wabona byongeye kugaruka, ukongera ugacamo iyo nzira, ibyo bintu ukabihagarika. Kuko impamvu mbivuze nuko cyangwa se mbyigishije nuko rwose benshi bari kubihomberamo. Ubwo rero ako nako numvaga ntabura kubigisha. Murakoze. Reka tuvuge gake kuri update ziri muri dashboard zacu hano tumayinengera, kugira ngo abo tumaranye igihe muri uyu mushinga
muzi ko aha ngaha muri dashboard zacu niho tubonera amakuru y'imvaho y'ibigezweho. Ni rwo rubuga rwa mbere rw'amatangazo yizewe, ku buryo umuntu ukeneye update zifatika ntiyakagombye kwirirwa ajya guta igihe kuri za Facebook, za YouTube ndetse na za WhatsApp, kuko kenshi haba huzuyeho amakuru y'ibinyoma, amakuru atavangiye. Rero nayo tubonera hano muri dashboard zacu, ku buryo umunyabwenge niho yakagombye gutegerereza cyangwa se yakagombye kuvoma amakuru, aho kwirirwa ajya ku mbuga zitabarika za WhatsApp akirirwa zizenguruka umunsi ku wundi ngo arashaka amakuru. Ku mbuga nkoranyambaga haba uburozi. Amakuru mabi ni uburozi, amakuru abeshya ni uburozi, amakuru atari imvaho muri make ni uburozi. Rero kandi uburozi ntabwo ari bwiza, kandi ubwo burozi kenshi bamwe baraburya bikarangira bacogoye, bikarangira bacitse intege, bikarangira bivuyemo, bikarangira bivovota, bikarangira bafashe nk'igicupuri cyangwa se nka scam, kubera kurya uburozi bwo kuri social media. Haba ibikabyo byinshi, hakaba ubwemezi bwinshi, kandi benshi, reka mvuge cyane kuri YouTube, benshi bashinga channel za YouTube atari urukundo rubakunze abapiyoniye, ahubwo ari ubucanshuro bashaka uko binjiriza kashi. Ubwo rero niyo mpamvu benshi bazana bya bindi byo gutwika, bakazana amakuru atanariho cyangwa se atazanabaho. Ngayo nguko. Reka rero tuvuge kuri izi update ziri muri dashboard zacu. Ni amakuru meza, amakuru meza avuga ibiri gukorwa cyangwa se n'ibyakozwe ku bijyanye na KYC. Tuzi ko KYC ni ipfundo rikomeye cyane muri uyu mushinga wacu, urukiramende rukomeye kandi rwiza rutugeza heza. Iyo umuntu asimbutse urukiramende rwa KYC, icyizere cyo kugera ku ntsinzi, cyo kuzarya aya mafaranga dutegereje kiriyongera ku gipimo cya 80%. KYC ni nziza rero, abatarayibona bihangane, kandi n'abayibonye mukomeze kugira amakenga, mukomeze kwita ku buziranenge bwa konti zanyu. KYC isa naho imaze imyaka irenga 2 irekuwe cyangwa se itangiye gukorwa. Hagiye habonekamo imbogamizi nyinshi n'ingorane nyinshi, hagiye habonekamo challenge nyinshi, ariko izo mbogamizi cyangwa se izo challenge zose umunsi ku wundi kuba timu ikagenda irwana intambara zo kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza, ibibazo birushaho gukemuka. Bavuze ko mu mezi 2 ashize abantu barenga 12,000,000 bari bafite ibibazo by'ama KYC byarakemutse, kuba timu yarabikemuye. Hari KYC z'abantu barenga 250,000 by'abantu zari zarabaye rejected, zari zarajugunywe. Izo ngizo bikaba barabikosoye zikemerwa. Ibihumbi birenga 200 by'abantu bari bari mu cyitwa tentative. Iyo tentative rero bayivanywemo, abarenga 122,000
baracyari muri tentative, bakaba bari gusabwa ko bajya basura cyane hariya muri KYC, muri rezilita za KYC, kugira ngo barebe niba hari icyo basabwa gukora bagikore, bavanywe muri tentative, kuko muri tentative haba hari amakenga bagifite kuri konti yawe. Hari igihe bavuga ngo kugira ngo aya makenga aveho kora iki n'iki, icyo bagusabye iyo ugikoze, cyane cyane icyo bari kugenda basaba ni ugukora liveness, bakayizana rimwe cyangwa se kenshi. Hari igihe uyikora nyuma yaho gatoya ugasanga KYC yawe yabaye green nk'izindi zose. Ubwo rero muri make basaga naho batanga amakuru y'aho ibya KYC bigeze, kandi bavuga ko sisiteme ziri kugenda zivugururwa kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro dutegereje. Habayeho uburyo bwa improvement ya tentative approval. Hari uburyo bushyashya buri gutegurwa bazaronshinga vuba, buzatuma abantu benshi bakora KYC kandi neza, niko bavuze. Hari ikintu cyari cyarateye abantu ubwoba. Umuntu akaba yarinjiye ku mazina atandukanye n'ari ku ndangamuntu. Hari abantu bagira amazina atatu, yajya kwinjira muri P-network akandika nk'abiri cyangwa se agashyiraho rimwe. Noneho cyangwa se ugasanga umuntu yinjiriye ku kizina ashaka, nk'uwinjira kuri Facebook, nuko batazi ibyo ari byo. Ariko twamara kumara iminsi muri uyu mushinga tugasanga twaribeshye, ubundi umuntu yakagombye kwinjira ku mazina nk'uko ari ku ndangamuntu, nta kintu anyuranijeho. Mbere rero abinjiraga gutyo rwose ayo makonti bari barayarejegitinze, barayajugunye cyangwa se baranze kuyemeza. Ariko muri iyi minsi byarakemutse. Iyo wakoze KYC ku mazina atandukanye nayo, mu minsi ishize wasozaga KYC bakagusaba kwemeza niba amazina watanze winjira n'amazina uri kugaragaza muri KYC, ukemeza niba arepresenta umuntu umwe, atari abantu babiri. Wamara kubikora, mbere nyine barabirojetaga ugasanga KYC ntigize, ariko muri iyi minsi wabikosoraga, wamara kubikosora ukabona KYC yawe barayemeje. Kugeza ubu munsi rero amakuru bari gutanga meza ni uko izina ryose wowe warinjiriyeho iryo ari ryo ryose, iyo ugeze igihe cya KYC kiba ari igihe cyo kugaragaza amazina yawe nyayo, aho uyuzuza ukuzuzaho amazina nyayo, aho bagafotora ya mazina, bakagufotora kuri ya mazina, ya foto iri ku ndangamuntu ipfa kuba ariyo babona muri rekodi ya kamera. Ni ukuvuga ngo rero igihe cya KYC ni igihe cyo guhamya uwo uri we nyawe, ku buryo rero bitanga icyizere gikomeye ku bantu bari bafite ikibazo cy'uko binjiriye ku mazina atandukanye n'ari ku ndangamuntu. Rwose nibahumure, KYC zabo ziri kwemerwa. Jyewe ndi n'umuhamya, mu byumweru nka 2 bishize nari ndi gufasha umuntu KYC, ndebye mbona yari afite amazina 3 ku ndangamuntu, ariko yinjira muri yinjire ku mazina 2 gusa. Noneho ndi kumukorera KYC ndabibona, ndamubwira nubwo ngiye gukora KYC ariko umenye ko ishobora kuzatinda kwemerwa. Bashobora kuzabanza bakayirojeta gatoya bakayigusubiza, ugasobanura ko ayo mazina wanditse winjira
n'aya mazina mashyashya ari ku ndangamuntu ari ay'umuntu umwe atari abantu babiri. Ubwo rero nibizaba bagatinda kwemeza KYC yawe uzihangane niko bisanzwe bigenda. Mbanza kubimubwira hakiri kare tugitangira KYC. Ariko igitangaje twamaze gusoza KYC tukicaranye aho duhita tubona bahise bayapuruva. Ikibazo cy'amazina rero ntabwo kiri ingorabahizi, bapfa kubona umuntu ukoze KYC ari umuntu nyawe kandi bakabona amazina nyayo ari ku cyangombwa, nibyo baha agaciro, bigasa naho ibyakozwe mbere bitabujije umuntu kwemera KYC yiwe. Ubwo rero iki ni ikintu cyiza kandi bakanguriye abantu cyane cyane abagitegereje KYC ko bakagombye gukora mainnet checklist yabo ikaba iri complet. Ni ukuvuga ngo umuntu wese utarakora KYC yakagombye kugenda agakanda kuri twa turongo dutatu turi hejuru mu nguni y'ibumoso, akagenda agakirika kuri mainnet, akagenda agakomeza no kuri mainnet checklist. Noneho akamenya ko kuva kuri po ya mbere kugeza ku wa gatandatu afite inshingano zo kubikora. Noneho ukaba utegereje guhabwa KYC ariko po esheshatu zikoze zimeze neza. Ikindi mwibuke ko biri kujya bibaho mu gihe runaka gukora serivisi runaka bikaba bitemera. Ubu ntabwo ushobora gukora indi password ni urugero. Hari n'igihe gukora wallet bitakundaga cyangwa se bitemeraga. Ubwo rero mu gihe sisiteme iri kwemera ibyo yemera, usabwe kubikora, ibyo utari wemererwa ukabitegereza, ariko rwose utarindiriye kuzabikora mu gihe runaka. Reka mbe ndekeye aho, numvaga ariyo ncamake navuga kuri aya makuru baduhaye, kandi bakomeje kugaragaza ko Core Team iri gukora amanywa n'ijoro kugira ngo tubone icyitwa Open Mainnet cyangwa se launch y'uyu mushinga kugira ngo igerweho. Murakoze rero, nimukomeze mu mining.